umva mariza nakubwiye ko abakena ari ibintu by'abakire n'undi munsi ntuzongera kunsuzugura. Bana buriya nta muntu utagira ibimugora. Njyewe ikintu cyambaye bwa mbere na mbere ni uko mbwira ngo ngiye gusara. Ubona gusara byarangoye pe ku buryo niyumvishije ese umuntu uzamura nasaze. Okay, nka na filime yanjye nimubona muzamenye ko ndi muzima nta muntu Okay, muraho neza wakurikirana Street Beat kuri Focus TV. Ibintu n'uburyohe. Tumaze igihe kirekire rero mutatubona, ariko kutatubona kwacu ntabwo ari izindi mpamvu, nuko hari byinshi tuba tubahishiye, kuko muri ino minsi mugiye kubona filime nyinshi cyane zigiye kuzajya kuri Focus TV official, nka channel yanyu mukunda kandi mukunda gukurikirana cyane. Okay, uyu munsi dufite umutumirwa agiye kutwibwira, hanyuma atubwire n'uburyo akora akazi kiwe. Yes, boga. ntaribi urebye inyuma. Muri iki twareba inyuma, imbere ho bimeze bite? Imbere ho nyine muri imbere haba ari ahanyiraho. Okay, uyu munsi dufite umutumirwa uribwira wakujyanye Focus TV official kuri channel yacu ya YouTube. Batwibwira mu buryo sinzi bw'ukoresha uburyo bari bukumenye. Amazina yanjye ntabwo bayemi, niyo mazina yanjye nyakuri, ariko mu buzima busanzwe abantu ngira mfite akabyiniriro bwenge none hari n'ibigezweho muri iyi minsi Baringaso. Impamvu mvuze gutyo nyine hari filime muri iyi minsi iri hanze irimo irabica ibyo bitogacika ni Baringaso. Yes, umunyamakuru wanyu nta wundi ni Ediruta Chris. Ese ukomeje ku kintu cyo kuvuga ngo filime ikikundi mu buzima busanzwe ukora iki? Mu buzima busanzwe ndi umucuruzi. Mu kijyanye na entertainment ukora iki? Imyidagaduro, umuhanzi, mbega aba open kugira ngo abakurikiranye Focus TV official bamenye ngo Baringaso ni iki? Okay, nkuko bimbajije ngo mukubisobanurira, niba ndi umukinnyi wa filime, na filime kandi ndabikunda. Umukinnyi wa filime yadakubiterera akantu wigeze gukora kabisa ukavuga ati aka kantu karimo neza, abantu bagatuma niyo mwana we nawe tuvuge nk'urugero, igihe nkina filime kera hari sene nigeze gukina mvuga ngo Bisema uramuzi nawe? Nyir'ubwo ako kantu kari muri sene runaka muri filime ntavuze, ariko namwe murabizi ko nayibahishe kuri Focus TV iriho ndi umusitari episode 1, sene ya mbere banamurika ko ari njye wayikina. Hanyuma nawe rero tubwiye. Umva mariza nakubwiye ko abakena ari ibintu by'abakire n'undi munsi ntuzongera kunsuzugura. Yes, why tukantu dukiniye tugiye wakoze muri sene, se kakinwe muri filime kuri sene ya kangahe? Kakinwe muri Nkota, sene ngira ngo ni nk'iya kane. By'abakire. Yes, uyu muntu turi kumwe rero ni Baringaso, ku mazina yiwe ni Ntabwoba Emmy. Umusaza utikoraho cyane. Kuri Focus TV murabizi duhora tubazanira abastar, batambuka bagafotora ibintu biryoshye. Yes, ese Emmy dukomeje kukubaza nka Focus TV official, ni iyihe role wakinnye yakugoye muri role zose wakinnye? Ati iyi role irangoye cyane. Urabona buriya nta muntu utagira ibimugora. Njyewe ikintu cyambaye bwa mbere na mbere ni uko mbwira ngo ngiye gusara.
mbona iyi gusara byarangoye pe ku buryo niyumvishije ese umuntu uzamura nasaze. Okay, nka na filime yanjye nimubona muzamenye ko ndi muzima nta ariko gusara byarangoye cyane kugira ngo nbyiyumvishe mbashe no kubyakira ni ibintu byangoye. Director yahoraga avuga turi gusubira kuri ni gusara cyane ibibazo. Yes, birumvikana. Ese ni role wakoze kumvira gushimishije mu mateka yawe? Role nakoze kumvira nshimishije cyane nubwo yangoye nyine nirare gusa kuko numvishije nyine nabonye nizo nakinye zose nabonye irara ariyo nziza. Yes, aho kuri ikiganiro Street Beat turi kumwe n'umutumirwa wacu, umutumirwa usanzwe ukina sinema, asanzwe akorera muri groupe agiye kutubwira. Street Beat kugira ngo ikurikirane kora subscribe kuri Focus TV official kugira ngo ukurikirane ibiganiro byacu. Nawe umuntu ushaka kwamamaza karibu rwose ni tayari tukagufasha tukakwamamariza ibikorwa byawe bikagera kure. Hanyuma se rero nta bwoba ukorera muri iyo groupe, intego zayo ni izihe? Okay, intego za groupe yanjye rero ubundi nubwo natwe tukiri hasi ariko buriya ntawemera ko ari hejuru ko buri muntu wese ahora ari hasi. Groupe yacu ifasha urubyiruko kuzamuka, ubwo nabyita ko tubaha ubufasha. Groupe yacu rero nta yindi yitwa Tayoti. Numva nta birenze. Aha, tubwiye ko ukinira muri Tayodi kuko tuzi n'izindi groupe ziri hakurya no hakuno z'amafilime. Ese kuri ubu ngubu mumaze gushyira hanze filime zingahe? Filime zo nakinyemo ni nk'enye eshanu. Muri rusange groupe yose mufite filime zingahe? Ziragera nko muri 7. Ese iyo ukina filime, imikinire yawe ya filime niyihe rero wumva bashobora kurwana ushobora kuba washyikira ukaba watite iyi ngiyi sinshobora kuri ubu kuko maze kubyiyumvisha, maze kumva ko ariyo mpano yanjye rore yose wamba kuko akinye ni pasiteri. umusazi yabaye pasiteri. Akinye ni pasiteri nkora nkina ndi umugambanyi ndabishobora, nkina n'urundi n'umusazi ndabishobora, nta cyananiye. Yes, none se nta bwoba ubundi ubusanzwe yarashatse ako kantu ntubeshye uze kwirarira dore muri ino minsi tujya twumva ngo ibintu byacitse byahindutse ibintu byabaye bindi. Nta bwoba rero nk'uko bimbajije ntabwo arashaka gusa aba yumva biteganya, arimo arabitegura arahari rwose pe. Abandi bareba Focus TV rero be mwihangane ngo yarafashwe. Dusoza ni iki usaba abafana bawe, ni iki ushaka kubwira abafana bawe? Abafana banjye ikintu nabisabira ni ukujya babumva kudukurikirana cyane, bakatwereka ko nyine tuba turi kumwe buri ikoze ikintu. Urugero iyo uhinze umurima ntubone imvura ntabwo uba wumva biri neza. Abafana bacu rero ni imvura kuko ni nazo mbuto. Iyo duhinze ntidusarure bituma ducika intege kuko hari benshi babitekereje birabananira, ariko nkeka ko aho tugeze ubu ngubu turashimira Imana kuko niyo byose. Murakoze cyane gukurikirana Focus TV official mu kiganiro bita Street Beat. Yeah, stand time.